njya mbwira Imana ngo izarengera u Rwanda, izaruhagarareho, kuko hari abantu baririmba intambara ariko batarayibonye. Ariko nk'umuntu wabonye intambara ntabwo yakwifuza ko mu gihugu hakongera kuba amarorerwa. Yajya haranira ikintu cyose cyatuma mu gihugu nta kibi kiba mu gihugu, kuko abenshi bavuga intambara ariko ntibayizi, ntabwo bayizi pe. Hahandi bishobora gukubita gutya ugahita uturuhinja ari umwana wawe wari uri konsa, ugahita umusimbuka ukirukanka. Urugero nkanjye nataye abavandimwe nkurikira abantu tutagira n'icyo dupfana, nubwo atakibaho ariko Imana izamuhembera iki kintu yankoreye. Niho bagiye baranshyira, bamaze kuwanshyira kubera papa yacururizaga mu mujyi wa Nyanza. Baramusanga baramubwira ngo nutajya gufata umwana wawe uratoragura inyama. Mama yahise ajya iwabo, agiye iwabo aranyahukanana, angezayo, angejejeyo, anjyana mfite amezi 2. Nyogokuru na marume bahita bamfata bajya kunjugunya. Umugoroba ugeze baraza basanga ndahari, barambaza kuri hano. Nyogokuru nawe yego. Ndamugana ngiye papa yambwiye ngo nze nigumire hano azaza hanture. Ngo reka ngo manuka utaye batakwicira hano, ngo natwe batakwitwica. Biranyobera, tazi ibyari byo. Ndambona imbere hari bariyeri, bitanca ahandi hantu kuri kano. Ndazamuka, bwari bwije, ngenda mpura na byinshi biteye ubwoba. Ndazamuka, ngeze mu rugo nsanga mu rugo nta muntu n'umwe uhari. Ndagenda nicara mu nsina. Noneho nicaye mu nsina abantu bakajya ibitero bigahita mbibona. Bigeje nko mu masaa 6 z'ijoro kuko bwari bwije cyane. Mbona papa arazamutse avuye pfo mu bihuru. Ndamwitegereza mbona niwe. Ndamuhamagara nti papa. Arikanga, aramba ahita ambwira ngo barongeye kandi ntago ibikomere byabura, byaba ku mubiri no ku mutima, ntago ibikomere wabibura. Hari nk'abantu bavuga ngo uzi ko hari umuntu ngo utaraburara. Urabyemera? Barahari. Uzi ko hari umuntu ushobora kuba atazi ko urusenda n'umunyu birya ubugari. Urabyemera? Urusenda n'umunyu ukarisha ubugari. Abantu tugendana ibikomere byinshi. Ushobora kuba ufite wenda n'urugero uteze igitambaro nk'uku ariko ntumenye icyo utegeyeho. Yego. Ubwo bacanye bategereje kumva. Yebaba we. Araza ahamagara abagabo baranyegura, narahebebye, naratatse n'uwari he arumva. Nano yafashe uwo muti akishyira ku munwa, narahebebye nk'ihene, nduka amaraso. Nduka amaraso, batega ibase nduka amaraso. Papa yaraje bamweretse ibyabaye araturika ararira. Ntabwo ati ibintu ntago nigize mbyumva, ntago nari mbizi. Umukora ahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Twongeye kwasuhuza abakunzi b'ijwi ry'umukwe. Ijwi ry'umukwe ni umuyoboro mwiza Kristo yaduhaye kugira ngo twibukiranyirizeho ko turi abageni, nawe akaba ari umukwe, kandi isaha n'isaha duhora twiteguye ko umukwe yaza kudutwara. Tukibuka ko neza twebwe turi abageni nk'itorero, ariko Kristo ari we mukwe. Biragukwiriye mugeni wa Kristo aho uri hose kuhora wirimbishisha imirimo myiza ndetse no gukiranuka, kugira ngo umukwe naza azagutware nta kizinga, nta n'umunkanyari. Uyu munsi rero tunejejwe n'Imana yaduhaye umutima mwiza, yaturarikiye kugira ngo aze adukomereze mu by'urugendo. Munyemere tumwakira dusuhuze. Muraho neza inshuti z'umusaraba.
ndabasuhuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabane namwe mwese. Amen. Nawe kandi muhorane. Amen. Uratubwira amazina, ese urubatse, urakijijwe, uracyari mu rugendo, utuganirire. Urakoze. Ndi umugore, ndubatse. Yego. Ndi mama w'abana benshi. Yego. Nagiriwe ubuntu mu ndange nakuyemo 3. Yego. Hari n'abandi b'umugisha Imana yampaye y'abana 9. Ubwo urumva afite abana 12 n'ishimwe ryinshi. Numva nezerewe. Amazina yanjye rero nitwa Uwimbabazi Françoise. Yego. Ariko nagiye mpindurirwa amazina inshuro nyinshi. Ariko uyu mwanya ayo mazina Uwimbabazi Françoise niyo aba ku byangombwa byanjye, niyo amazina y'ababyeyi banyise. Nkomoka i Nyanza, mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Nyanza, mu murenge wa Busasamana, mu kagari ka Gahondo. Kagari ka Gahondo naje kukavamo njya gushaka, nshakira mu kandi kagari bita Rwesero. Yego. Ariko uyu mwanya ntabwo ndi ku Rwesero, ndi Kigali. Yego. Imana iguha umugisha mwinshi. Tunejejwe no kubana nawe hano kuri ino channel Ijwi ry'Umukwe. Turagirana ibihe byiza ndabizi. Yego, Imana irabibamo. Turi kumwe nitwa Anita Ishimwe rero, munyemere dusenge. Tubane muri uyu mwanya, Mwuka Wera ganze, kandi nawe ubyumva hirya uze kungukira muri byo. Uri Imana nziza, Mana ikomeye, Mana y'urukundo. Tugushimiye umwanya mwiza uturemeye, tugushimiye ibyiza uduhaye kugira ngo tuganire, twungurane ibitekerezo, duhana ubuhamya kugira ngo bidukomeze muri uru rugendo. Bana n'abari kuri kamera, bana n'abazabyumva, uzaduye kungukira imbere yawe kandi udukomereze muri uru rugendo, kuko tuba abageni bawe b'ukuri. Uzatwishyire kuri wa munsi twimane nawe ingoma y'amahoro. Bana natwe muri kano kanya rero, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Françoise, ni karibu, uratuganirira. Yego. Urakijijwe? Ndakijijwe. Ni byiza. Iriya ndirimbo 108 ndayikunda. Iririmbwa n'abakristo bake. Ngenda umukristo. Ngo ngenda umukristo nzahora ndiwe. Hari igihe waza umuntu ngo urakijijwe, ko natangiye kubitekereza. Nyambo nkwajiye ngo urakijijwe, nijijwe nuko ubyikirije neza. Françoise, wavukiye mu muryango ukijijwe cyangwa wakijijwe ushatse, wakiriye Kristo ryari? Urakoze kumbaza iryo jambo. Jewe nabyirutse menye ubwenge nsanga ndi umugaturika. Yego. Niho nabatirijwe. Menye n'ubwenge niho nabatirijwe, nkomeza kuba umugaturika, ndabikomeza. Naje kuva mu bagaturika muri 1997, ariho nari ngiye gushaka. Yego. Yego. Nubwo bivuyemo utawakira agakiza? Oya, ntabwo ariho nabivuyemo ngo nakira agakiza, ahubwo nabivuyemo mba umusiramukazi. Tuganirire Françoise, tuganirire urwo rugendo rwo kuva mu bagaturika. Se koko ntabwo tuvuze ko badakijijwe? Yego. Kuko ahantu hose hari umugeni. Yego. Se koko muri Katolike wari ukijijwe? Tubwire urwo rugendo rwawe kuva muri Katolike ujya muri Islam. Utuganire n'urwo rugendo rwawe, utubwiye n'ukuntu wakiriye Kristo, kuko ubu ngubu urakijijwe. Urumva gukizwa ni kimwe, no kuba umukristo ni ikindi. Yego. Kuko ari we wese yakubwira ko akijijwe bitewe n'uko abyumva. Ariko iyo uvuze yuko uri umukristo, ni ibintu umutima wawe uba ukwemeza neza ko ariko kuri uri umukristo. Yego. Yego. Ubwo nabaye umukristo w'umugaturika, niho papa yasengeraga. Yego. Niho mama yasengeraga. Mbega umuryango wo kwa papa wose bari abagaturika. Ariko nsubiye inyuma gato, ndagira ngo mbasangize ku bwana bwanjye. Yego. Kuko hari abantu babayeho nkanjye mu bwana bwabo, ngira ngo
mbabwire urugendo rwo mu bwana bwanjye. Ndabizi neza yuko hari abo biri bufashe, hari abari bacogoye bari bwongererwemo imbaraga, kuko nta hantu Imana itakura umuntu. Njye mu bwana bwanjye navutse nk'abandi bana, bandira ubunyano. Kera baryaga ubunyano, bandira ubunyano nyine. Papa na mama urumva bumvikanye amazina ngomba kwitwa, banyise Mukamunana Françoise. Mbere nakubwiye ko nitwa Uwimbabazi Françoise, ariko nkivuka bakinsohora ndi umwana banyise Mukamunana Françoise. Mbo urumva mbaho nk'impinja nk'izindi, ariko ngejeje mu mezi 2 hari icyo ntari busobanure kuko sinkizi, kuko sinzi icyo papa na mama bapfuye. Mama yahise ajya iwabo, agiye iwabo aranyahukanana, angezayo, angejejeyo, anjyana mfite amezi 2. Ntabwo yigize ansiga mu rugo, kumwe ababyeyi bahukana bagasiga abana kwasi. Nge yaranjyanye mfite amezi 2, aranjyana angeza kwa nyogokuru ari we mama umubyara. Angejejeyo, ubwo uko baganiriye n'abasaza be ntabwo mbizi, na mama uko baganiriye ntabwo mbizi. Bigira inama yo kugira ngo bantandukanye na mama. Yego, byabaye ngombwa ko mama ahita yambuka ajya i Burundi. Njyewe nyogokuru na marume bahita bamfata bajya kunjugunya, kuko ndavuga ko ari ukunjugunya kuko ntabwo bigize bansubiza kwa papa, ahubwo banjyanye kunjugunya. Rero iyo ngeze aho ngaho mpatekerezaho cyane, nibaza uburyo banjyanye bikanyobera, kuko ugiye kujugunya umuntu mpamya ko utamuheka. Ushaka gushyira muri envelope, mu gafuka, ushaka gushyira mu gafuka, ushaka gushyira mu gikapu, ko wabyumva niko wamutwara. Aho ngaho sinzi uko banjyanye, kuko nabo ntibampa amakuru. Baranjyana bansiga ahahoze komine ya Nyabisindu, hari ku Rwesero. Ubu uyu mwanya hari ikigo bitahaguruka, ni naho akagari ka Rwesero gakorera. Niho bagiye baranshyira. Bamaze kuwanshyira kubera papa yacururizaga mu mujyi wa Nyanza, baramusanga baramubwira ngo nutajya gufata umwana wawe uratoragura inyama. Papa nyine yahise aza, amaze kuza asanga hari umuntu wari ugiye kuntora. Papa aramfata arantwara. Urumva byaramugoye, ntabwo yari kugoye ku mwana w'amezi 2. Nubwo yari kubona hari umuntu waza simbizi, niba yaragize Imana akabona umudamu umugera neza akameka simbizi. Gusa yarahankuye, amaze kuhankura anjyana mu rugo, ahita ampereza mama we ari we nyogokuru umubyara. Nubwo atakibaho, ariko Imana izamuhembera iki kintu yankoreye, izamumpembere kandi izamumpera iruhuko ridashira, aryamire mu mahoro, kuko ntabwo yigize akora nk'ibyo mama yakoze. Yagize neza pe, yagize neza. Urumva ubwo nyine nahise nsubira ku ibere rya mama we ari we nyogokuru wanjye, mba mushiki we, mba n'umwana we. Urumva yarankundaga, twarakundanaga. Rero nihuse, maze kugira imyaka 2 nararwaye. Maze kurwara abona yu barankingiye nyine, bamaze kunkingira ukuboko kwenda gucika. Papa abona yuko noneho ntari bubeho, ngomba gupfa byanga byakunda, cyangwa nkanaba kajoreti. Ariko washimwe Imana ko yandinze simbe kajoreti wakaboko. Nibwo rero we umutima we n'Imana ye yahise mva ko agomba guhindura izina rya Mukamunana. Mukamunana rivaho, ahita nshyiriraho Uwimbabazi. Niho ryavuye. Niho ryavuye. Mbaho nk'abandi bana, nkura nzi ko nyogokuru ari we mama.
kuko nayo ntarabona mama. Naje kubona mama mfite imyaka hagati y'9 n'10, niho yaje kugaruka. Agarutse rero mukuru wanjye na musaza wanjye biruka bavuga ngo mama yaje, ariko njye sinabyita kuko numvaga ko mama ari nyogokuru. Mbaho ubwo nahise manuka ndambwira papa ni mukuru wanjye numvise bavuga ngo mama araje, kubera ko papa mama yari yaramubabaje ko yaramutanye umwana w'amezi 2 ntanamusige mu rugo, ahubwo bagafata umwanzuro wo kujya kunta akamukura ku muhanda. Akankura ku muhanda, yumvaga ko adashaka ko wenda yanambona. Yari afite igikomere nawe wamwumva. Yego. Yahise anjyana rero, anjyana kwa nyirabukwe. Yari yarashatse undi mugore. Yego. Yari yarashatse undi mugore ari ubu ngubu uriho. Yego. Ndahaguma mama kuko we yaje azanye ni abo bakuru banjye, musakuru wanjye na musaza wanjye ibintu, kuko we yarazi ko ntakibaho. Urumva nta makuru wenda yabonaga ko nta matelefone, mpamya ko wenda amatelefone yarataramamara nk'uko ubu yamamaye. Yarataraba menshi. Nta makuru yanjye yari afite. Amaze gusubira iwabo, ubwo nibwo navuye aho ngaho kwa nyirabukwe ngaruka mu rugo kwa nyogokuru. Yego. Mama arongera asubira i Burundi. Asubiye i Burundi mbaho ntangira ishuri, nubwo nyine yaje niga. Yaje niga. Warabaye agakumi. Narabaye agakumi. Urumva umwana w'imyaka 10 abatangiye kumenya ubwenge, azi ikibi n'icyiza. Ariko ntabwo nari nzi yuko natawe. Yego. Oya, ntabwo nari mbizi. Amakuru bari bakaguhaye. No guhindurirwa izina ntabwo nari mbizi. Yo. Noneho bibaho ndiga nk'abandi bana. Ngeze mu wa 5 niho byakomeye ku mugore wa papa. Ibindi byarabaga nkumva ni bisanzwe, kubera nabayeho ndi umuntu wibera mu buzima bworoshye, numva bega nta kibi nuko na nyogokuru aricira hamama nikubite, nkahora numva nibereye mu munyenga umunezero gusa ari amahoro. Ariko nkakunda kuragira inka. Nakundaga kuragira inka, nkakunda gukora imirimo, kuko nakundaga ijambo nyogokuru yakundaga kumbwira. Nakundaga kubyinirirwa cyane. Yambwira ngo nuko mwana wanjye, nkumva ni ibintu biryoshye. Nkaharanira gutoragura inkwi ziruti z'abandi bana duturanye, kugira ngo ngenze nshimwa, umuba nyine ukaza unsikamira. Ariko ni byiza. Ariko ubwo umudamu wa papa ariwe muka data aza kunsaba kugira ngo tujye tubana, ariko nkahirirwa kuko nyogokuru ntiyemeraga ko muva iruhande. Abakecuru bakundaga abuzukuru baza, kandi urumva ko we yamfashe nyirakana. Arakuzi cyane. Yego. Tukagenda, yabona ko papa agiye kugenda akampekesha umwana. Akampekesha umwana, ubwo munsi sinjye ku ishuri. Nakundaga gusiba cyane kubw'iyo mpamvu. Rero iyo ngeze aho ngaho birambabaza cyane, nkatekereza ku badamu banga abana batabyaye, kuko nubwo umuntu abanga ntabwo ubuze ikintu azavamo icyo ari cyo. Niwe ushobora kukugirira neza abo wabyaye bakugiriye nabi, niwe ushobora kugusuka amazi ku mutima ubuze ugusukaho amazi ku mutima. Ariko benshi 100% ntabwo benshi bakunda abana batari ababo. Abadukurikiye bihane. Ni ukuri. Bihane, bakundane, bagira umutima ukunze nk'uwari uri muri Kristo Yesu. Yego. Noneho nkiga nabi, mbaho mu buzima bugoye. Mu buzima bugoye, ariko kubera nyogokuru nyine nagendaga naba narangije imirimo nkahita nugera nkasubira kwa nyogokuru, nkasanga yambikiye. Numvaga nta kibazo nifitiye. Nuko ubwo noneho ngeze mu mwaka wa 5 ntangira gusiba cyane. Ntangira kujya nsibya kubera imirimo. Muka data. Rimwe na rimwe sinarye
cyangwa nanarya nkarya imiranga y'abana be. wamuhekeye abana? Yego, kuko najyaga kuvoma abe basigaye, nava kuvoma nkasanga bariye, nagira Imana rero nkasanga hari ibyo basize, nkaba ari byo nirira kandi nkaguma nkumva merewe neza cyane, nta kibazo numvaga mfite. Ngeze mu wa 5 umwarimu kubera amazeru barahamagaraga, aza kuntuma umubyeyi, ndagenda ndabivuga, arambwira turamenye, ntuzavuga impamvu igusibye. ari mu kazi? Yego. Papa turajyana, tujyanye bamwereka igitabo ko ntakiga. Ambajije impamvu mbura icyo mvuga, arandyamisha hasi nyine mu bandi bana. Nubwo mbere nari nkubiswe na papa, ntabwo yigiza nkubita, n'uwa ntungaga urutoki, ubwo kamubagaho. Niyo mukuru wanjye yandebaga igitsuri namanukaga niruka nkagenda nkabwira papa nti navaga mu rugo ngenda nikoreye amaboko, ngenda ndira ngenda ndira mvuga ko nyine bankubise kandi nta nunkubise. Urabona barirwa na ba nyirakuru baba barateze, baba barapfuye nabi. Papa nawe rero we yazamukaga ntiyashakaga kumenya ngo bankubise iki, yahora apfa kuba naravuga nti ni runaka, ubwo nyine yarakabonaga ahita cyagara bambabarire najyaga mbakubitisha by'amanzaganya kubera ubutesi, bihangane kubera ubutesi, numvaga nta wamvuga nabi, nubwo wandebaga gutya, ubwo wabaga unutse narariraga. Mbo ndagenda arankubita, noneho ankubita nubitse gutya, arakubita nanga kwitesha agaciro nyine mu bandi bana ngo batavuza induru kubera kurira. Arangije kunkubita, mwarimu aramubwira ati rero ntago mwana twamusigarana, mucyure azagaruka ejo. Yego. Turamanuka, tumanutse ngenda ntekereza uburyo numvise bakuru banjye bava ngo mama yaje, kandi ntekereza yuko mama ari nyogokuru, biguma kundwanira mu mutwe. Noneho ntekereza n'ibintu muka data ankorera byose biramvangavanga, numva ubwenge busa naho buturunye ukuntu. Ndamanuka ngera ahantu bita mu Kivumu. Umuntu w'i Nyanza mu Kivumu arahita arahamenya. Ngeze mu Kivumu mbwira papa ntihagarara nkubwire, arahagarara. Mu Kivumu uba witegeye agasozi k'iwacu, uba ureba iwacu. Ndambwira nti papa unkubise ubwa mbere n'ubwa nyuma ntuzongera kunkubita. Papa we yibaza impamvu, biramuyobera. Tugenda mfashe ukuboko kugira ngo hari ntari bumutoroke, nkahita ngenda. Nihuse rero kwiga, nahise mvuga nti buriya nzasubira muri bariya abana, n'ukuntu nahasebeye, n'ukuntu nakubiswe nzira ubusa, ntasiba mbishaka, ari ukubera kwirirwa mpetse abana. Nza rero kumva abana bavuga ngo bajya kubyina mu Rukari. Ubwo rero maze kugera mu myaka 12, maze kubaga 10 gapfunduye amabere. Noneho mbaza umunsi bagendaho, nambara cotton bagira ngo ngiye kwigangirikamo n'indi myenda, mfata n'ibitabo. Cyari ibitabo twabijyanaga mu tuntu tw'udukapu babaga barabohesheje abakorosho ukuntu, cyangwa se bakaboha utundi tuntu mu birere ugacomekamo urubaho n'amakaye. Abize muri iyo poromosiyo nabo ndabasuhuje, bakomere n'ukuri, byari biryoshye cyane kuko wumvaga unezere ko wavaga iwanyu nta n'inkweto wambaye. Use wajya ku ishuri nta nkweto wambaye, ubu ntibyakunda. Wavaga n'inkweto, nta nkweto, nta budabuda, nta ki, n'uturenge. Kandi papa ari umukire we. Papa ari umukire ariko inkweto wapi. Ndagenda, abana turagenda tujya mu Rukari. Tumaze kujya mu Rukari nditegereza muri ngiye mpita numva ko ngomba kubikora. Yego. Kandi nkahita mbishobora. Uwo munsi wo kubyina nubwo wabaga wanyica sinasibaga, nagombaga kugenda. Yemwe niyo mbwiraga ngo turajyana guhinga umugore wa papa, ntabwo namwemerera ngo natendaga kumanuka kwa nyogokuru kugira ngo nzamuke njya kubyina. Yego. Ndabyina
mpita mbimenya ntibyangoye uko wabishakaga kuko nabishakaga ariko nkabikora mu rugo batabizi bo bazi ko njya ku ishuri ariko ku ishuri narahakubitiwe sinshaka no gusubirayo kugira ngo batazankomora. Reka rero kugira ngo bimenyekane hari ahantu bita kuri foruje ubu bahigishiriza gutwara imodoka. Sinzi ibirori byari byabaye abazungu benshi bahaje biba ngombwa rero ko iryo torero ryo mu Rukari babitaga utunyange. Uruyange yego abo mu Ruyange ndabasuhuje ababyinnye mu Ruyange bose ndabasuhuje. Noneho abantu bose bari bahuriye kera babonaga abazungu kumva ni ibintu bidasanzwe ari bitangaza. Ndabyina abantu bose baravuga bati noneho kwa Gashumba papa yitwaga Gashumba ati umukobwa Gashumba azamukiza noneho yabyiniye abazungu. Natashye nsanga inkuru yantanzeyo kandi batazi ko mbyina barakubamba noneho baduha amafaranga ntibuka yariyo ariko ndayapfumbata cyane. Ndagenda nyapfumbatisha mama ariwe nyogokuru. Yego akiyabona rero yari umukecuru umaze gukura yayavukiye amagambo meza. Buriya icyo ngira ngo mbwire umuntu nkurikiye n'unyumva aharanire kwaturirwaho amagambo meza n'ababyeyi y'umugisha. Ya magambo araguherekeza. Yego nukuri araguherekeza kandi ugenda uyabona kuko ababyeyi baba barakwaturiyeho ibyiza. Kandi niyo bakwaturiyeho umuvumo nawe urawugira ariko nshima Imana ko njyewe unyogokuru ari we mama yanyaturiragaho ibintu byiza. Ayo mafaranga yaturiraho amagambo meza cyane. Ubwo rero papa aje kumbaza nyogokuru ati ukavuga umwana wanjye atangiye kumahira wowe ati dore umwana wanjye reba yampahiye yanzaniye. Nuko byatangiye mu gihe gito intambara ibirabaye kuko intambara yabaye mfite 14. Nari mukuru ariko ndi umutesi wibereye aho ngaho. Umwana wa nyirakuru ariko ubwo nyogokuru yaje gupfa. Iyi nyogokuru yaje byarambabaje yapfuye byibuze nta n'igitenge muguri urumva nari nkiri muto. Yapfuye nta gitenge muguriye nta kintu na gito mugejejeho ariko Imana izamumpera umugisha. Yego intambara rero iraba mu by'ukuri urumva umwana w'imyaka 14 nta ndangamuntu yari afite kandi njye sinenzi n'ibintu by'amoko oya ntabyo nari nzi pe. Noneho ubwo biba ngombwa ko papa nawe batangira kumuhiga. Abona yuko ibintu byakomeye agira gutya arongera aratugabagabanya njye ansubiza hahandi bagutaye kwa nyogokuru aho bamwe bantaye. Ndagenda maze kugerayo nkina n'abandi bana kuko marume ubucura bwa nyogokuru turanga andutaho umwaka ntiwuzuye ni nk'amezi 5 urumva turangana. Kuko neza kubishaka nsubiye inyuma gato yari kunshyira ku ibere gasangira na marume yaza kuba afite umutima w'impuhwe ariko nawe Imana imworohereze kandi mubabare nawe nta kibaho ariko bura nawe siwe ntabwo ari we ni Satani. Noneho nsubirayo dukina n'abandi bana ku umugoroba ugeze baraza basanga ndahari bambaza kuri hano. Nyogokuru nawe yego ndamugana ngiye papa yambwiye ngo nze nigumire hano hazaza hanture ngo reka ngo manuka utaye batakwicira hano ngo natwe batakwitwica. Biranyobera tazi ibyari byo ngo nahise nyine mfunga amaguru nkora ndiruka. Hari ahantu mu Kivumu hari bariyeri ikomeye cyane. Noneho mpageze barampagarika baturu kwandesha mara icyo uzaba kiragutegereza. Ntabwo upfa mbere yo gupfa aho gupfa igihe cyawe cyageze. Imana yavuze ngo ndakubye. Imana ikubye ntawe ukupura iba yamaze gukupa nyine. Yego ndi hano cyane ndabwa nti ngende kwa polisi Gusitini. Ni umupolisi wari ukomeye wari komanda
twari duturanye aho nyine yego bati nimuherekeze umwana wa Fandi. Imana yaragukuye pe. Yego ubwo baramperekeza bangeza hakurya, mbona imbere hari bariyeri, bitanca ahandi hantu kuri kano, ndazamuka, bwari bwije, ngenda mpura na byinshi biteye ubwoba, ndazamuka, ngeze mu rugo nsanga mu rugo nta muntu n'umwe uhari, ndagenda nicara mu nsina. Noneho nicaye mu nsina abantu bakajya ibitero bigahita mbibona bigejeje nko mu masaa 6 z'ijoro kuko bwari bwije cyane. Mbona papa arazamutse avuye epfo mu bihuru, ndamwitegereza mbona niwe, ndamuhamagara nti papa, arikanga aramba, ahita ambwira ngo barongeye. Kandi aho niho nashaka ngo wenda nkwereke aho namenyeye ko bari barantaye. Aho rero niho nahise menyera ko bantaye, ndabikurikirana nibaza impamvu papa avuze ngo barongeye, n'agahinda kenshi biranyobera. Ako kantu ndakabika, yari afite agahinda kenshi. Yego noneho biba ngombwa ko abandi bose babwira ati nimuze, nimupfa muzapfe, nimukirane muzakire. Babandi yagabagabanyije hirya no hino. Yego gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Imana idushoboze. Kuko mu ntambara hari abantu babaga bakomeye, bicaga uwo bashaka bagakiza uwo bashaka. Rero hari umugabo nawe ndabyibuka ko yigize kuva aho yari atuye bavuga ngo umugore we ni umurozi. Ageze muri ako gace, papa n'undi muntu umwe twari duturanye bamuhagararaho, banga ko bahita babirukana, bati nimubareke, nibica umuntu, umugore naroga umuntu tuzahita tumwirukana. Uwo mugabo niwe wahagaze kuri papa, kuko buri munsi papa we baramujyanaga ariko akagaruka kubera uwo mugabo ati mumwihorere, kubera ya neza yagize akanga guhita amwirukana, avuga ati nibica umuntu tuzahita tumwirukana muri uwo mudugudu, tuzatubonye ikimenyetso. Aho rero niho Imana yageze gute yamutabariye. Gira neza wigendere, ugirire umuntu utitaye uko asa n'isura, utarebye n'akarere avukamo, kuko ntabwo uzi aho muzahurira ngo akuramire. Yego birangiye, intambara irangiye, nkurikirana papa, ndamubaza kubera icyo wavuze rya jambo ngo nanone kandi barongeye. Rero nibwo ahise ambwira yuko bari baranjugunye nyine mu bwana, bituma numva nanze mama. Numva ndamwanze kuko yaje kuva i Burundi akajya ntega kugira ngo ambone, kuko yari atarambona, yumvaga ko ndi ariko atarambona. Naba nagiye kubyina nkaca inzira atari bumbone, ntabwo yambonaga, kuko na bya bindi umwana ashaka kugirira nyina amatsiko, ntabwo nigize mugirira amatsiko kuko sinigize mukunda. Njye nzi ko nyogokuru ari we mama, ari nawe nyogokuru. Ubwo rero ubuzima buguma kugenda, buragenda. Ubwo nongera kwegura kubyina, ndaguma ndabyina mu rukerereza. Niko intambara z'ibigeragezo zikinkurikirana, amashyari bati noneho arakize birarangiye. Nabaga nagiye Bugande twagiye kubyina, bakavuga ngo yagiye mu Burayi, azakiza se, azagera gute? Ntangira kurogwa. Mama utarajya kure aho ngaho, hari ubuzima bwinshi mwanyuzemo ko guhirwa kwa papa. Ubuzima mwabayemo gute muri icyo gihe? Mwarakomeje muguma hamwe? Yego twagumye hamwe, ariko ngewe ubwo inkotanyi ziri kuza, urumva nge hari abana twari duturanye. Yego nese ncomoka, nge mbona baragiye, nanjye mpita ncomoka nirukankana nabo, njyana nabo, ariko papa n'umuryango wanjye wose urasigara, nge ngendana nabo. Byakubaye amahoro? Urumva hari aho ugera ukabona kuvuga biragoye, ariko ubuzima narabubonye. Tubwire, tuganirire. Ubuzima narabubonye, kuko ushobora gupfa mu cyimbo
cy'umuntu utari wowe. Sinzi niba icyo kintu cyumvise, umuntu akaba yakwitiranya akagira ngo ndundi, bakakwica bagira ngo ni wa wundi bashakaga kandi atari wowe. Byakubayeho? tubwire. Urumva mu kugenda bahungiye Gikongoro. Yego, abo bana, iyo miryango. Kandi iyo miryango imwe niyo yahigaga muzehe. Yego, urumva bigeraho noneho basa naho bantaye. Aho rero niho banyiyoberanijeho. Yego, nicwa ntari kwicwa, sinzi nimba uri bubyumve. Ubwo ndagenda, maze kugenda ngera ku Gikongoro nyirizina, ntoragurwa n'umugabo wari meya, ntabwo nibuka izina rye, ariko Abinyanza, ariho ndabizi Abinyanza. Yumve ko tumusabiye umugisha. Yego, musabiye umugisha. Icyaje kunezeza, nageze muri urwo rugo nta mwana bagira, kandi bari bamaranye igihe kinini cyane, kinini pe, kinini, n'umudamu we batabyara. Ariko kuneza hari bangiriye, Imana ibaha umugisha. Ntabwo nari nzi gusabira umuntu umugisha, ariko n'Imana ibibibona ko hari ugutabaye. Icyambere abo nagiye nkurikiye barantaye. Baragutaye? Yego. Abo bantu baguturaguye byagenze ute? Nahuye n'umukobwa wabo, umushiki w'uwo mugabo. Yego. Kubera njye nakundaga, urumva, kwiganirira, gutera brage, gutyo nibera gutyo, turaganira, arankunda, mpita mbimutekerereza, ahita njyana kwa musaza we, yari meya. Anjyana kwa musaza we, amaze kunjyana kwa musaza we barambwira ngo igumire hano. Nuko nagumye aho ngaho, ariko imuhira bo batazi ko nkibaho, bari bazi ko napfuye. Njya mbwira Imana ngo izarengera u Rwanda, izaruhagarareho, kuko hari abantu baririmba intambara ariko batarayibonye. Ariko nk'umuntu wabonye intambara, ntabwo yakwifuza ko mu gihugu hakongera kuba amarorerwa. Yajya haranira ikintu cyose cyatuma mu gihugu nta kibi kiba mu gihugu. Kuko abenshi bavuga intambara ariko ntibayizi, ntabwo bayizi pe. Hahandi bishobora gukubita gutya, ugahita uturuhinja ari umwana wawe wari uri konsa, ugahita umusimbuka ukirukanka. Urugero nkanjye nataye abavandimwe, nkurikira abantu tutagira n'icyo dupfana. Yego, urumva ku kantu. Icyambere nibo bahigaga papa, ni nabo bamutangaga. Ariko noneho mpita mbakurikira. Urumva aho hantu uko bimeze. Noneho imbunda zavuga, ubwo nje turururu, ubwo ahitaga we. Gusa Imana y'amahoro izahagarare mu gihugu cyacu, izahahagarare cyane, ihatinde cyane, ntizigire ihava, izahagume. Ubwo rero njyeyo ntekereje ubuzima bwanjye nagiye mbamo, nagiye niga amashuri kuva mu mezi 2 nari nkiga. Urumva amashuri nari nkiyarimo, kandi n'ubu ndacyayarimo, ntabwo ndayasoza. Ariko nicaye ku ntebe y'ishuri, ariko amanota ari hejuru ya byose. Nabishaka azambwira ati noneho akira diplome. Burya iyo urangije akazi nyine, urangije amashuri, ufata amadiplome atandukanye. Ndabizi neza ko yagiye impa amadiplome, ariko hariyo ntarabona. Ndayitegereje kandi nzayibona, kubera ndacyicaye ku ntebe y'ishuri. Ubwo rero baramfata, mbaho ngaho. Umuntu aza kumbona muri urwo rugo. Urumva inkotanyi nyine zahise ziza, urumva imuhira bagubwa neza. Bagubwa neza, ariko bakavuga bati papa we yarankundaga, akavuga ati umwana wanjye. Rero umuntu aza kwa gatari kuziko nabonye wa mwana wanyu. Baramutuma, kuko we ntiyari buze ku Gikongoro ngo antore. Oya, ntiyari buhazi. Baramutuma ati genda uzamutuzanire. Araza. Aza muri rwa rugo, arababwiye, bari bamwandikiye nyine. Araza ati wabo baramuntumye, mumumpe mujyane. Baramumpa, ariko tugeze ahantu hari bariyeri y'inkotanyi. Bavuga ati umwana ntitumuguha, utamujyana ukamugirira nabi, mureke uzagenda ubwire wabo baze bamufate. Neza baranga pe, banga kumumpa. Bo ubwabo baranyiherekereza, barantwara.
kugira ngo babone yuko ufite umutekano, ibyo yababwiye ari ukuri, nta handi anjyanye. Baranjyana banshyitsa mu rugo, ngera mu rugo gutyo. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Mbaho rero, ubuzima buraguma burangora. Muri urwo rugendo rwo gutandukana n'ababyeyi n'imiryango, nta bikomere wahagereye? Nta kintu? Gusa urumva ibikomere byabura? Ntabwo ibikomere byabura, byaba ku mubiri no ku mutima. Ntabwo ibikomere wabibura, ntabwo ku mubiri byabura, ku mutima ntibyabura, kuko n'ubundi abantu tugendana ibikomere byinshi. Ushobora kuba ufite wenda n'urugero uteze igitambaro nk'uku, ariko ntumenye icyo utegeyeho. Yego, wanyumvise? Ntumenye icyo utegeyeho, ariko kwihangana gutera kunesha. Imana ishimwe yarahabaye. Hari nk'abantu bavuga ngo uzi ko hari umuntu ngo utaraburara. Urabyemera? Barahari. Uzi ko hari umuntu ushobora kuba atazi ko urusenda n'umunyu birya ubugari. Urabyemera? Urusenda n'umunyu ukarisha ubugari. Mana we, aribwo burisho. Kandi ufite umubyeyi wifashije, wihagije, ariko kubera ubuzima ibyo ngibyo ukabibamo. Wari uzi ko ushobora kugenza ibirenge uri umwana w'umukobwa ugejeje mu myaka 16, 15, kandi ababyeyi bafite ubushobozi bwo kuba bakugurira inkweto n'imyenda myiza? Izo nzira zose nagiye nzinyuramo. Rero nihuse byabaye ngombwa yuko nkomeza kubyina. Ibigeragezo byo kuroga, hari abahanga mu kuroga rwose, umuntu akakuroga neza. Ndabyibuka navuye i Bugande banterereza ihembe. Baba ukiri n'umwana? Nari nkiri muto. Ubwo kubera nasabanaga n'abandi bana bumvaga naje, ubwo byaje nsubiye inyuma gato, byaje kwanga mukadata akajya ubona nyine atatwishimiye. Ntago byabura. Tuza kuva mu rugo kwa papa dusubira hahandi kwa nyogokuru, mu matongo kwa nyogokuru, ariko turagenda turahakora neza, twigumira kwa nyogokuru. Ariko nabyo hari abo bitashimishaga. Yego. Noneho iryo joro navuye i Bugande, abana baraje ari benshi, ndateka turarya, nabaga nazanye utubombo two hanze, dukina amakarita. Yego. Dukinnye amakarita, kuri ya saha baregereyeho rya hembe, ryese riza ritari kubita mu mutima. Uko nakazamuye ukuboko ngiye gushyiraho ikarita, kwanze kumanuka, kuko numvaga ngiye guturika. Ndagenda, maze kugenda ngenda mfashe, ndagenda ngwa nubamye gutyo ku buriri. Nanirwa guhamagara abo turi kumwe muri salo, nanirwa kuvuza induru, byose biranga. None umusaza wanjye niyo waje asanga urufuzi rwaje. Byari bigiye kurangira. Ariko kuko Imana yari yaranzigamye, ntacyo nari kuba. Imana ihimbazwe. Iyo nza gupfa ubumbonye se? Ntago nari gukubona. Si wowe wenyine, ndabizi ko isi yose iri bumbone. Imana yarakuturindiye. Imana yarabandindiye neza. Aje ariruka ajya guhamagara papa. Umugore we yanga kumukingurira. Yesu. Yanga gukingura pe, aranga. Yarazi byari Yego, aranga, simbizi. Aho nimagera simbizi. Nanjye simbizi ariko. Aranga, yanga gukingura. Aragaruka, biramucanga, ahita ajya gutabaza ku baturanyi twari duturanye. Hari umukecuru. Abantu barahurura baraza. Abarira barara batuye umwana ko twamubonye, ko yaje ari muzima. Mwana baye iki? Bamwe ati ni umusonga, abandi ati ni ihembe. Buri wese avuga uko abyumva, ariko ngiye nkumva simbashe kubabwira ibyakubayeho cyanturikirije. Ubwo noneho bajya gutira ingobyi ngo banjyane kwa muganga. Haza umukecuru twari duturanye, nawe wandeze, kuko nyogokuru yajyaga ajya kuhansiga. Yego. Nawe ariko umukecuru yarapfuye, ariko yapfuye naramukundaga.
araza arandeba arambwira arababwira ati umwana ni mujyana kwa muganga, baramutera urushinge arahita afise ntimumukira n'ukuntu amukunda musigeho. Yahise ababwira ibyo bakora, barabikora, baramuzanira, yahira umuti, sinzi uwo ariwo, narabyumvaga babivuga, ubwo bacanye bategereje kumva. Yibaba we. Araza ahamagara abagabo baranyegura, narahebebye, naratatse n'uwari he arumva. Nano yafashe uwo muti akishyira ku munwa, narahebebye nk'ihene, nduka amaraso. Nduka amaraso, batega ibase nduka amaraso. Papa ubwo bararaho, ndabyuka hari kuwa gatanu bucyari ku isabato, abadive barahiga bati umwana naramuka amahoro, Mana turagushima. Imana ishimwe ko bagiye guhiga bakanahigura uwo Imana ihimbazwa. Papa rero bamutangirira hirya, abantu bazata umwana yaramutse ati uwuhe? Yibaba we. Uw'imbabazi, hari ikibazo afite? Papa yaraje bamweretse ibyabaye, araturika ararira, ntabwo ati ibintu ntago nigize mbyumva, ntago nari mbizi. Rero Imana ishimwe, urugendo ni rurerure. Ubwo byatumye nihutira gushaka, nshaka mfite 17 kubera guhunga. Ariko nshima Imana ko muri urwo rugendo yahandindiye. Kuri iyo myaka y'ubwana, navuga ko ari ubwana 17, n'ibikomere wari uvuyemo by'imiryango, ubu byarakoroheye gushaka koko? Njyewe uburyo nteye nibagirwa vuba ibyambabaje n'uwambabaje, ni ibintu bita birangira uwo mwanya bigashira, kuko numvaga nimpaguma nzahagwa. Yego. Bituma rero nshaka vuba, nuzura n'umusore, numva ntago ari we wenyine, ariko ubwo uwo niwe Imana yemeye ko tubana, yari umusirikare. Turashakana mfite 17, ariko dushakana tudakoze ubukwe. Yego. Urumva twarateruranye nyine. Twarateruranye, njya mu rugo kubaka urugo, urumva biragoye, ndi mu rugo njyenyine, ndi umwana wa 17, ninjye uri bumenye ngo nariye, nakinze, naryamye. Uko nyine ubuzima burakomeza. Ariko dusubiye inyuma mu itangiriro, wavuze ko waje kubaho umwisilamu, ubwo se aho ngaho byavuye? Yego, ubwo mu gushaka nashatse umugabo wanjye ari umusilamu, biba ngombwa ko ntozwa shahado. Shahado ni nko kubatizwa. Ndumva ari urugendo runini. Nabonye wambaye impeta. Uwo mugabo niwe mwaje gushyingiranwa imbere y'Imana n'amategeko? Oya, we twari twarashyingiranwe imbere y'amategeko, biza kuba ngombwa bitewe imyemerere turatandukana. Uru rugendo ni rurerure. Urugendo ni rurerure, reka tuzasubukura ubutaha. Nta kundi tugiyemo ideni, ariko uzagaruka vuba. Nzagaruka vuba, Imana ibaha umugisha kunyakira. Uzagaruka vuba utubwire iby'urwo rugendo. Ariko kandi ikintu numvisemo nuko umugambi w'Imana ku muntu ni mugari, kandi mu nzira z'ibizigu zose wacamo, Imana iherekeza ijambo ryayo ikaririnda. Duhereye ku mezi 2 ujugunywa ku muhanda. Yego. Ntago ari ahantu hiyubashye. Oya. Naho bigereye harimo gukora kw'Imana. Ukuri ubu ngubu urakijijwe, uri umukristo, ndagira ngo ugire ubutumwa utanga. Ubutumwa ntanga buri mu gitabo cya Yobu. Muri Yobu ibice byaho 5. Yego. Icyo gice ndagikunda cyane muri Yobu, ni henshi nkunda, ariko muri Yobu ndahakunda cyane. Harimo amagambo yankomeje, mbona ko atari njyewe wahuye n'umubabaro njyenyine. Ku murongo wa mbere haravuga ngo hamagara noneho hari uwagusubiza, uwo mubera watabaza ni uwuhe? Kuko umujinya wica umupfapfa, kandi ishyari ryica ubuze ubwenge. Sinzi nimba aka kantu kumvise. Hamagara hari uwagusubiza, uwo mubera mu bakomeye bo mu isi, mu banyamafaranga,
ninde muntu ushobora gutabaza ngo agutabare Imana itabishatse? Hari uwo wabona? Ntabwo nari kumubona. Mu rugendo nagiye ngira ntabwo nari kumubona. Mu mezi abiri aho bari bansize iyo hataba Imana sinari kumubona, ariko Uwiteka yarahabaye. Noneho ku murongo wa 2 ngo kuko umujinya wica umupfapfa kandi ishyari ryica ubuze ubwenge. Ntitubure ubwenge ngo tugire ishyari. Ishyari si ryiza. Ishyari niryo rituma abana benshi babaho nabi kandi bagombaga kubaho neza. Ishyari niryo rituma umuntu yica undi ntacyo bapfa. Ishyari niryo rituma umuntu agambanira mugenzi we. Ishyari niryo rituma umuntu yimika inda. Ishyari niryo rituma umwana ahangara umubyeyi. Ishyari niryo rituma umubyeyi ahangara umwana kuko yagize ishyari mu mutima we. Imana rero idufashe iturinde amashyari kandi twirinde umujinya kuko umujinya ni mubi. Umujinya ugirwa n'ubuze ni umupfapfa. Bibiliya ivuga ni umupfapfa. Umupfapfa niwe ugomba kugira umujinya. Imana itubabarire two kuba abapfapfa muri runo rugendo twatangiye, naho butaha Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha Françoise kuza kubana natwe hano ku Ijwi ry'Umukwe, ariko dukomeza n'imiryango abuza ababo kugira ngo bakomere. Muri urwo rugendo watubwiye harimo bagiye bahatakariza ubuzima, batakaza ibyabo. Imana nyiri ihumuriza iyo mitima. Badufashe dusengere kandi rwose tugusabiye umugisha aho butaha. Murakoze cyane. Reka dusenge mpumuriza abantu bafite ibikomere byinshi bitandukanye mu mitima. Bafite ibikomere mu mutima, bafite ibikomere inyuma ku mubiri nibakomere bahumure. Imana ifite icyo yabavuzeho mbere yo kugira ngo abantu bavuge. Barindire imbere habo ni heza. Turagushimiye nyakubahwa Imana, turagushimiye neza n'urukundo tugirira. Tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga wabanye nanjye, ugendana nanjye, warinze abanyarwanda, urinda isi yose. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ongera ugaruke mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ukomeze imitima itentebutse, ukomeze imitima ya benshi. Mwami Imana ubagwiriza imbaraga z'umutima kugira ngo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Ndakwinginze Uwiteka uzumva kino kiganiro, uzakireba akagitega amatwi, kizageraho kimukura naho kizamugeza. Mwami wanjye uzabarinde cyane kuba bagicumuriraho, ahubwo bazantere inkomezi zo kugira ngo nkomeze no kubaganirira mu rundi rugendo ruri imbere nakomeje kugeza ubu ngubu. Urakoze urakabyara uragaheka, ganza kandi utegeke nk'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje urakoze. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen.